nyibwe akantu ko guhinduranya abana. umva reka mubwire rero ntabwo dukira mu rugo ugende mumbabarira hari niba nanye nkarengera kugurana abahe bana bande bana bahe ibyo ni ibyo utangiye icyo ndi kuvuga ntacyo uvuga amagurukira iwanjye ugende akase mubyeyi gutakwirukana umukobwa ntutume ngusuzugurira hano oya nandi simbubaho wowe kuki wifata nk'umuntu udasobanutse kuki wifata nk'abagore bo mu cyaro nk'ubwo wari ugiye kwa Chantal kumara yiki reka Chantal ko arabaye kandi turaziranye n'inshuti yanjye buri kuba se riga ntabwo muri ku rugero rumwe ngiye ikindi mama ngomba kubwira papa tukaguproteja nta nubwo uzongera kuva muri uru rugo nk'abo bantu buri kubirukankamo mubi jere nzi gushaka kujya bashe kumenya ibyo bintu Fanta yabwiye niba ari ukuri none mba ibaze ko natekereje n'umunsi njya kubyara ntabwo se babwi njya kubyara hari ikintu cyaba cyarabaye arambwira ati nta kintu cyabaye ibintu ndabigira ne kuko mwana yanjye we mu James ibintu yabimenya ate ibintu kuki bigiye kumbaho biri kumbaho umwana wanjye yarageze ahantu agize hagiye kubaho neza bivuze ngo Fanta arabazi kuva kera aratuzi ariko ese nari muzi ako kuki uganira n'abantu bose ikintu kirenze muri ibyo byose reka kwirakaza yarambwiye mu masoso ngibuka hashize urumara kwibuka hashize ngo usubire inyuma ujye kureba icyo wasizeyo uka hashize subire inyuma ujye kureba icyo nasize Alo wahageze haruguru ya gare ndaje ngufate iminsi bamwishi igaho umwana umwe kute Fanta ashobora kumbwira amagambo ameze kuriya ko nisubira inyuma njya kureba icyo nibagiriweyo cyebe se nibagiwe iki ibintu byose narabizanye umwana aramuzanye umugabo arahari ikintu nibagiriwe inyuma ikintu gitangaje nuko na Chantal nabonye nta kintu kimwe abiziho mugiye mama soso mwana ndakora iki koko urugamba ndarurwana gute se kuki ndi gupanga umunezero ibibazo nabyo bikaza ariko reka nshaka ukuntu Fanta yaza ahangaha iki kintu arakimbwira ko biri kose ukuntu abonye uriya mwana ameze n'ukuntu yabimbwiye hari ikintu azi ubite urugamba ntabwo nagwicuza nari kumwe nawe mama Jesus ufite ikihe kibazo kutameze neza shasa mfite ubwoba ko wabwiki se kandi ko ibintu byose biri ku murongo amafaranga ahari ufite ubwoba bw'iki ntabwo ari icy'amafaranga hari ikintu mwavuganye na James ntabwo ari ibya James n'ibyo bwite cyane mwese ufite iki kibazo wa mushuti witwa Fanta yego yaje hano ejo bundi ambwira amagambo anteye ubwoba yaricaye nyine turaganira Fanta wa mushuti wanjye Fanta yego ariko sinzi ukuntu namurebye urumva se yamwitegereza mbona hari umuntu basa akusubundira amayibobo kandi iyo ari inshuti yanjye nkaho iba yaraje kureba ngo muganire mu biki mama tegura ubukwe ukabugitukana kuzashaka tutse n'umugabo se akundi mama kuki uhereza abantu bose umwanya yose yaza nkamwimikaze nese Fanta muri mu rugero rumwe murangana wagiye umubwiye asima rukikomeza muri gahunda zawe ingegera zose ziza kundeba hano uzajya uziha umwanya muganire ngambwira mama byagenze gute n'urumva yaje yicara hariya ndamwitegereza tangaye kwamara mbona ari umuntu musa araseka nyine bagafite ukuntu nyine kisekesha ukuntu njya gusanga Finaroma ahubwo Fanta ni umwana w'umuzamu wadukorera gakeye karibu star
kandi byarahindutse cyane. Byarahindutse twarimutse. Ndabona ari sawa pe. Uragenzwe n'iki se noneho? Ndagenzwa n'iby'ubukwe n'umukobwa wawe. Ariko se ubu n'ubu ntabwo urashyira ubwenge ku gihe ngo wumve icyo umuntu yakubwiye. Se urashaka kuba umupfakazi aka kanya mu mwaka umwe ugahita uba umupfakazi? Ariko sinzi impamvu ibyo bintu bigiramo ikibazo niba ari amahitamo yanjye. Amahitamo yo kuba umupfakazi sabaho? Cyane rwose. Hari icyo bigutwaye se? Simbizi sinzi mpfa kuba njyewe narakuburiye. Ni ukuvuga ngo inshingano zawe warazikoze kandi ugize neza. Reka no gushimira warakoze. Ngutwite. What? Umuzaba wahoraga kera na bajantari. Shata taranatwite. Wabibwiwe se niki? Nyine urumva hari kure umuntu nyine ukabona isura, ukabona mu maso guseka. Nyine ukabona umuntu asa n'umuntu ndamumubwira se kana kura muzi. Arabanza guceceka bahitambira ngo ni papa wanjye. Hamwe se amakuru yarambwira ngo yarapfuye nenda nababara. Ariko nyine turagana nyine ngo papa yapfuye n'ibiki byose nyuma agiye gusezera ambwira amagambo akomeye. None se bretse uwo Fanta arabizi ko papa we yakoraga mu rugo rwanyu? Arabizi. Bivuze ngo Fanta arabazi kuva kera. Aratuzi. Ariko yese narimo. Ako kuki uganira n'abantu bose ikintu kirenze muri ibyo byose reka kwirakaza. Yarambwiye ngo mama soso ngibuka hashize. Urumara kwibuka hashize ngo subira inyuma uje kureba icyo wasizeyo. Ngibuka hashize subira inyuma uje kureba icyo nasizeyo. Ndacanga. Ngerageza no kumusobanuza sharahaguruka aragenda. None ndiyo ndavuga se urumva retse njyara ubwonko inyuma. Njyana muri icyo gihe kurumva Fanta jewe njyanye na papa Fanta ntabwo tuziranye. Irama ibobo irazanye no kubanza ukumva ukabura kwanariza ibintu utabaje kurakara. Aho ngiye ntago mba nshaka umuntu gustressa mama wanjye. Mama wanjye ni wowe uri mu bukwe ni wowe uri kuntegurira gahunda nk'iranjajwe uzi ikindi kintu Fanta ntago azagaruka muri uru rugo. Ngo mbwira. Ndakeka niba ari amahitamo yanjye nta mpamvu yo gukomeza kubinyibutsa kenshi. Ako se ubona sosa atwaye iki? Sosa umwana ufite viziyo, nta kibazo afite, umushatse byamera neza. Urajya gushaka umuntu uhita upfakara umwaka umwe utanabyaye. Ni iki bizagufasha? Ngiye kubaza ngo se waba ukuze ariko naba nigiza nkana kuko ndabiboneye kukuza. Kinyarwanda bajya bavuga ngo icyo umutima ushaka amatagurana itabi. Icyo ushaka no gupfakara imburagihe. Ikindi nsubira muri ndakeka byose wabizi kandi nta n'impamvu niba umuntu yahisemo ikintu nta mpamvu yo kumubuza amahoro bakomeza kumuhatiriza ibindi atishimiye. Haracyari kare uzakomeza ubitekerezeho. Nawe uri mukuru nturi umwana uzabitekerezaho umenye icyo gukora. Urakoze cyane rwose ko bizi biramfasha. Ariko inama sinagenda ntayikubwiye ntabo. Inama reka tubiretse kuko ndakeka bitari mu byangenzaga. Uragenzwa n'iki none? Nakubwiye ko ngenzwa n'ubukwe. Nkeneye kumenya aho mugejeje. Mugezeho imyiteguro. Ndakeka hari nta kosa nkoze kuba naza kubavugisha hari. Kandi ari byo nakubwiraga ko nabanje kukubwira ikibazo uri mwana afite. Ariko nafashe umwanzuro. Ndetse nasubiza amaso inyuma. Ndeba ikintu nasize hariya hepfo twibuka akibura. Njyana noneho kera sasa. Ntekereza nayo ikintu cyaba cyarabaye ndakibura. Ati nzira njya kwa nyina wayanjije ngo ni Vanilla. Ndamubwira se Shanta. Rwose ndashaka kunganira cyagiye
tukibepfiriye kera ku bwacu uzamatiba mu rugo byagenze bite ku mama we kuki wifata nk'umuntu udasobanutse kuki wifata nk'abagore bo mu cyaro nk'ubwo wari ugiye kwa Chantal kumara yiki reka Chantal ko arabaye kai turazi n'inshuti yanjye buri kuba se riganago muri ku rugero rumwe ngiye ikindi mama ngomba kubwira papa tukaguproteja nta nubwo uzongera kuva muri uru rugo nk'abo bantu buri kubirukankamo mubi jere nzi gushaka kujya bashe kumenya ibyo bintu Fanta yabwiye niba ari ukuri none mba ibaze ko natekereje n'umunsi njya kubyara ntabwo se babwi njya kubyara hari ikintu cyaba cyarabaye arambwira ati nta kintu cyabaye ibintu biraca birasobanutse kuko namaze kukubwira umwanzuro ariko ndabona hari nawe ugitsimbariye kuri gahunda yawe ariko reka twisubirire inyuma mu mateka amateka yandi mu myaka ya 20 ishize byagenze bite ibiki byagenze Tavara imyaka 20 ishize y'ubuzima bwawe byagenze bite arushoboka ko waribagiye kuko abantu bibagirwa vuba ariko gerageza usubize ubwenge inyuma y'uko uko byagenze cyagenze bite suretse kubyara vanira nkamurera gakuru hari ikindi harumva hari ikindi cyaciyemo nibyo nagira ngo nibwire naho se umuntu witwa Zamu warumwibuka Zamu saje gukora iki hano iwanjye aho turi kwiganira mubyeyi nturakare nyine kuki tuganira reka tuganire nk'abantu bakuru ndetse Zamu twarabanye tubana ari umuzamu nkora kwa mama Soso sinzi ko byari bimeze none Zamu aje hano byo bwose se numvaga Zamu ariko ntabwo narinzi ko ari kwa mama Soso niho mwabaye Sondo urashaka iki gusa reka tukiganirira ko tudasanzwe tuganira se kuri Zamu ibintu byose burya bigira umunsi wa mbere bigira naho bihera ariko nta n'ikirimo kuganira ariko Zamu banza ari umuntu ufite ikintu gihambaye yavuze kuri mwebwe kuri njye nande birantunguye no kuba yari Zamu kwa mama Soso none niba ubimenye se birabira niki biri butwungure ahubwo nibwe akantu ko guhinduranya abana umva reka mubwire rero ntabwo dukira mu rugo ugende mumbabarira hari niba nanye nkarengera kugurana abahe bana bande bana bahe ibyo nibyo utangiye icyo ndi kunzira kuvuga ntacyo uvuga mpagurukira iwanjye ugende gusa mubyeyi gutakwirukana umukobwa ntutume ngusuzugurira hano oya nanjye simbubaho ntutume nkubahuka haguruka ugende navugaga uvuga se uvuga iki navugaga nta kintu kizima urimo kuvuga aho ngaho nagusabye ngo mpagurukira hano ugende niba utazi icyakuzanye ese mubyeyi kuki ibyo bintu bikurakaje nuko ndakara se narakaye nuko naba ameze ngaho mumbabarire niyo mvuze nabi ngaho haguruka ugende ndakubabarira wagiye ntabwo nongera kugaruka ku bintu nyine ndakubabarira wagiye ibintu byo guhinduranya abana sinongera kubivuga ndakubabarira wagiye mwakoze kunyakira kandi nishimiye kuba muri ahantu heza mwakoze nawe none se mwampaga amafaranga muzi ko nzayabika cyangwa nagombaga kuyikenuza nta kibazo kirimo ngaho mugendere murakoze ku byo munganirije kandi byari ingirakamaro sawa ndakora iki so noneho kariya kantu nta na nimero zako base mfite unkabaze nyine neza ahubwo ndashaka ko umumbwirira akaza hano nkamusobanuza ibyo aza ariko aza kumara iki mu by'ukuri uzajya wishinga abantu b'umuti ikihe kibazo ufite umwana wawe sibyo ufite umugabo wawe ufite imitungo yawe mu by'ukuri Fanta uramushaka iki kari uko mwikururiza ibibazo niba se ashaka kugutuburira
niba ashaka kugutuburira mu by'ukuri atabufite ako icyo utazi n'abantu ubu ibyo nibyo byakubujije amahoro ubwo ibyo urinanirwa kujya kuzana imikenyero wari wavuze ngo urazane iyo ba anti bazambara ukajya mu bintu nk'ibyo by'ubusa abantu bashaka kugutuburira gusa urananirwa kwirukanka mu bibazo by'ubukwe bwanjye si wari wambwiye ngo urajya kuzana imikenyero abantu bazambara nk'ubwo ibyo ni ibicurimo ese soso niba bidakomeye ko nduzi imitsi zose yaguhagararanye zamu ibi ni ibiki biri kumbaho none nyuma y'imyaka 24 kuki abantu bose bari kugarura ibintu byo mu myaka 24 hise hafi 25 ibi bintu James yabimenya ate ibi bintu Mana y'isi n'ijuru we ibi bintu ndabigira nte ibintu ndabigira nte kuko Mana yanjye we mu James ibintu yabimenya ate ibi bintu kuki bigiye kumbaho biri kumbaho umwana wanjye yarageze ahantu ageze hagiye kubaho neza ngomba gushaka ikintu ndi bukora ariko ngomba gushaka ikintu mbikoraho ariko se zamu akaba ahuriraho n'ibi bintu kuki zamu ari kubizamo cyane James se yaba yarabibwiwe nande ngomba kujya gushaka uriya mwana wa zamu namenye ikintu azi uko buryo yambwiraga numvaga mfite nk'ufite ikintu azi ntarasobanukirwa ngomba gushaka icyo mbikoraho niba ngombwa n'igihugu ndagihunga nigendera ubwo ibyo urinanirwa kujya kuzana imikenyero wari wavuze ngo urazane iyo ba anti bazambara ukajya mu bintu nk'ibyo by'ubusa abantu bashaka kugutuburira gusa ese niba bidakomeye nabona satinze ako mama ubu ngubu urananirwa kwirukanka mu bibazo by'ubukwe bwanjye si wari wambwiye ngo urajya kuzana imikenyero abantu bazambara nk'ubwo ibyo ni ibicurimo ese soso niba bidakomeye ko nduzi imitsi zose yaguhagararanye